mu buzima busanzwe ntagira amagambo menshi, abantu benshi bagira amatsiko yo kumubona yisanzuye cyangwa se yagaragaje amarangamutima ye, cyane ko kwisanga ahantu hahuriye abantu benshi kuri we bitajya bimubaho cyane, keretse iyo ari kumwe n'umugabo we cyangwa se mu birori bitandukanye bidasanzwe. Akenshi bari kumwe n'umugabo we, ibyo bigatuma benshi bifuza kumenya byinshi kuri we. Ni umuntu uhora yiturije kandi akirinda kwinjira mu buzima bw'abandi, azwiho kuberwa, kuvugana ubwitonzi n'amasoni menshi. Umukobwa wifujwe na benshi ariko akaza kwegukanwa n'umuhanzi nawe utoroshye mu muziki yaba mu Rwanda ndetse no hanze, uzwi ku izina rya The Ben cyangwa se Tiger. Ese nawe urabakunda? Ese nawe Pamela uramukunda? Ese niki ujya wifuza kumenya kuri Pamela? Ngiye gutegura byinshi kuri we, ndi Ntagara Delphine. Kandi subscribe, like, share, utere na comment. Guhaye ikaze nanone. Yavutse tariki 31 Mutarama mu mwaka wa 2000. Naho ndatari Uwikeza Pamela. Azwiho kugira imiterere idasanzwe, dore ko itangaza benshi bakayigereranya n'igisabo. Sibyo gusa kuko afite n'ubwiza bwihariye bwamuhaye n'ikizere cyo kwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yiyamamazaga ahagarariye intara y'Amajyepfo. Gusa ibyo ntabwo byaje kumuhira kuko nta mwanya yigeze yegukana, ariko ibyo byatumye arushaho gukundwa cyane kuko ariho abantu benshi batangiye no kumumenya. Izina Pamela riba Pamela yaba mu Rwanda no hanze yarwo. Tariki 17 Ukwakira mu mwaka wa 2021 nibwo yaterewe ivi n'umugabo we The Ben. Yamutereye ivi ubwo bari bamaranye imyaka myinshi bakundana, ariko kuri uwo munsi nibwo yagaragarije Uwikeza Pamela ko amukunda kandi yifuza ko yamubera umugore. Uwikeza Pamela yifujwe n'abantu benshi, yifujwe n'abatari bake, ariko uyu mugabo niwe waje kumwegukana The Ben. Twihuse cyane reke tugere ku bukwe bwa The Ben cyangwa se bwa The Ben na Pamela. Nubwo bwategerejwe n'abantu batari bake cyangwa se bwateguwe mu buryo butangaje. Ubukwe bwitabiriwe n'abastari batandukanye barimo Christopher Ndibumuntu, Igor Mawano n'abandi, aho The Ben yambariwe na Tom Cruise usanzwe ari inshuti ye ya hafi, ari wamubereye pare asezerana imbere y'Imana n'Uwikeza Pamela, aho bari bamaze imyaka mu rukundo. Urukundo rw'abo bombi ni urukundo benshi bishimira, cyane ko nabo babatewe ishema no kuba bari kumwe. The Ben akunda umugore we cyane kuko usanga na henshi mu bitaramo baba bajyanye muri Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye yagiye gukorera ibitaramo. Kuva abo bombi babana, urukundo rwabo rwakomeje kugurumana kugeza na n'ubu, ndetse n'ababakurikira bakifuza guhora bareba ubuzima bwabo cyangwa se kumenya udushya twabaye yaba kwa The Ben cyangwa se Pamela. Bigaragaza ko afite abantu benshi bamukurikira cyangwa se abo twakwita abafana. Kuva babana benshi bakomeje kubavugaho amagambo atandukanye, benshi bati ise azabyara ryari, bimeze gute, byinshi cyane. Gusa The Ben yabihaye umucyo cyangwa se yatanze umucyo kuri icyo kibazo. Mu bibazo yagiye abazwa cyane n'abanyamakuru batandukanye, gusa The Ben yagiye abishyiraho umucyo. Ati ibintu byose bitangwa n'Imana kandi ndumva ibyo ngibyo ari ibintu biri personal, atari ngombwa ko twabitangaza kuri kamera. Ben uherutse gushinga urugo, mumeze neza, ariko abanyarwanda batese The Ben ari hafi guhereza umuryango umwuzukuru, yabaye aretse, bigeze he ibyo abanyarwanda bifuza? Ibyo biri ko biri personnel cyane, mwabyihoreye. Ariko uri umustar Ben kandi bayo mu buzima bw'abanyarwanda. Icyo nzi cyo nuko ibintu nk'ibyo first of all biba biri unpredictable. You can't predict ko uri bugire gutya na gutya muri izo ngingo nari. So you wait and see, you know. Icyo igihe cy'Imana ntago kijya giswata. Iyi nkuru nizere ko igushimishije. Nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Kora subscribe, like, share, comment kuri YouTube channel. Nk'isanzwe ni Ntagara Official. Mbifurije ibihe byiza.